Muraho neza nanone aka kanya tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi mwatubajije mutubaza ibibazo bikomeye bikunze kubaho mu gihe cyo gutwita n'uko umuntu yabyirinda. Muri kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Gutwita rero ni urugendo rw'agatangaza ariko nanone rushobora kugira ibyago. Ese waba uzi ko hari ibibazo bikomeye bishobora kubaho ku mugore utwite kandi ko byinshi muri byo bishobora kwirindwa hakiri kare? Nitwa rero Dr Gasangwa Patrick, none turarebera hamwe nyine ibibazo bikomeye mu gihe cyo gutwita n'uko wabyirinda kugira ngo ubeho neza, umwana wawe nawe abe muzima, mwese mugire ubuzima bwiza nta kibazo mugize. Dore rero icya mbere ni uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ukabije, biriya twita preeclampsia. Umuvuduko uziyongera nyuma y'ibyumweru 20, ni ukuvuga ngo inda yawe igeze amezi 5 bizatangira kwiyongera. Ibimenyetso rero uzagira hari ukubyimba ibirenge n'intoki, umutwe udakira, kureba ibishashi, ushobora no gutereza icyo bita eclampsia, hariho haza ibyo bita kugagara nk'urwaye igicuri kandi utwite. Hari ugutakaza rero, bino bishobora gutuma gutakaza umwana cyangwa se ubuzima bw'umubyeyi kuko iyi eclampsia yo ntabwo iba yoroshye. Uko wabyirinda, icyo ukora ni ukugenzura umuvuduko wawe buri kwezi. Ikindi ukarya indyo yuzuye, kugabanya umunyu mu byo urya, ikindi ugakora siporo zoroheje no kwipimisha kenshi cyane. Icya kabiri ni diyabete mu gihe cyo gutwita, tuyita gestational diabetes. Ibaho hagati y'ibyumweru 24 kugera ku byumweru 28 by'inda yawe. Iteza umwana rero gukura cyane, akagira ibiro byinshi, kuvuka afite isukari iri hejuru nicyo kizamubaho. Umubyeyi rero ashobora kugira isukari nyinshi igihe kirekire nyuma yo kubyarana, nyuma yaho ugasanga bimuviraho guhita amera nk'urwaye diyabete. Uko uzabyirinda hari ugupimisha isukari yawe hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 6 kw'inda yawe, kurya ibiryo birimo fibre n'imyitozo ngororamubiri. Ikindi kwirinda isukari nyinshi mu byo urya n'ibinyamavuta. Ingingo ya 3 hari ukurambura urudage rw'inda, tubyita placenta ablation. Iki ni ikinyarwanda gikomeye ariko mu ndimi z'amahanga ni placenta ablation. Icyo bivuze ni uko inda cyangwa se ngo by'umwana ivaho irekura kare mbere y'uko umwana avuka, bityo bivuze ko umwana akiri mu nda ngo byarekuye ntabwo azaba akibona ibyo kurya cyangwa se intungamubiri zihagije, bizamuviramo gupfa kuko na oxygene bazaba atakibona. Bivuga ngo placenta yikuramo mbere y'igihe, bituma rero umwana adahabwa umwuka n'intungamubiri. Iteza kuva cyane, kuribwa bikabije, umwana akaba yabura ubuzima. Uko wabyirinda ni ukwirinda kuba wakubita ku nda cyangwa se akazi karemeye cyane, guhagarika itabi, inzoga n'ibiyobyabwenge nimba wabikoresha. Ikindi ari ukwivuza hakiri kare igihe wumva ubabare cyangwa se ukabona amaraso aza mu gitsina cyawe. Akenshi bikunze kuba ku nda iri mu gihembwe cya 3. Icya 4 hari infection zishobora kwangiza umwana cyangwa umubyeyi. Infection z'ingenzi zikunze kubaho nizo bita rubella, toxoplasmosis, syphilis, mburugu na sida birumvikana, n'amahepatite yaba B cyangwa se n'infection urinaire bira bita cyangwa se infection ziza mu rungano rw'inkari. Uko uzabyirinda rero hari gufata inkingo mbere yo gusama, gukaraba neza no koza imboga cyangwa se ibyo urya, inyama urya nazo ukaziteka neza, ukirinda guhura n'inyamaswa zimwe na zimwe zishobora gukurura zino infection. Ikindi ukaba wakoresha agakingirizo niba hari impungenge z'ubwandu kuko mu gihe ukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi no kwipimisha infection mu nkari mu gihe utwite kenshi gashoboka, nabyo ni ingenzi. Aha kandi zino infection zirapimwa mu gihembwe cya mbere, zino tuzita torch infection, zino za syphilis. Niba ugiye kwa muganga abwira muganga azigupimire. Icya 5 hari ukugira umwana udakura neza, tubyita intrauterine growth restriction cyangwa mu ndimi magambo ahinnye UGR. Umwana udakura mu nda ku rugero rukwiye akenshi biterwa n'ikirere, imirire cyangwa se indwara z'umubyeyi. Gusa umwana azavukana ibiro bike cyane ugereranyije n'uko inda ye y'umutwite yanganaga. Ko uzabyirinda rero hagomba kurya indyo yuzuye, kwirinda umunaniro ukabije, kugenzura uko inda ikura kwa muganga buri gihe, no gukoresha ecography kuko ecography nizerekana nimba umwana akura cyangwa adakura. Icya 6 kuvamo kw'inda, tubyita miscarriage. Ibyateze rero kuba inda yavamo hari imisemburo itari ku rugero ruringaniye, hari abnormalite z'amakromosome, hari igihe inda ivamo kubera n'ubundi umwana yari afite ibibazo cyangwa atashobora no kubaho. Hari za infection
ari gukoresha imiti idakwiye cyangwa se utahawe na muganga ushobora kwangiza umwana. Uko uzabyirinda ugomba kuruhuka bihagije, ukirinda stress, gukoresha imiti gusa yanditswe na muganga no gufata za folic acid cyangwa se amavitamine ni ingenzi kuri wowe. Ikindi gishobora kukubaho utwite cya karindwi hari ukubyara igihe kitageze, tubita preterm labor. Ibyago biba nyine umwana ashobora kuvuka afite ibibazo by'ubuhumekero n'imikurire, ikikugiraho gerageza gukomeza inda kugeza nibura igejeje ku byumweru 37. Uko uzabyirinda hari ukwirinda imirimo ivunanye, kwirinda stress, kugira gahunda yo kujya kwa muganga. Ikindi cya munani ari gusa nk'utaratwite, bishobora nko kwirengagiza ibimenyetso bikomeye, kwabarinda bikabije ukabyita ibisanzwe, kubura kumva umwana ukubita, 28 kumva umwana ntagikina mu nda, hari ukubyimba bikabije, gutakaza amaraso, isesemi idasanzwe n'ibindi. Gahunda rero y'ubuzima bwiza ku mubyeyi utwite, gahunda ya prenatal care, ibipimo n'amasaha yo kugana kwa muganga ni ingenzi. Indyo yuzuye ku mubyeyi utwite, amafunguro 3 ku munsi, ugashyira na za snacks, siporo zoroheje, kwitaho ihungabana ryo mu mutwe, emotional wellness nabyo ni ingenzi. Ntitugomba rero gutinya gutwita, ahubwo tugomba kumenya neza ko uko twakwitwararika ibibazo byose twavuze uyu munsi birashobora kwirindwa cyangwa se gukurikiranwa hakiri kare. Ukunda kwita ku buzima bwawe kandi wumve ko uko witaye ku nda ari nako witaye ku buzima bwawe bwose. Murakoze rero kutureba, mwe kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Sika igitekerezo cyawe hasi, kanda like kandi ukore subscribe.